ashimwe cyane kuba tutatangiranye amateraniro. Twongeye kubaha ikaze abo mwasanze bakiriye abandi, nawe wiyumvemo ikaze. Amazina nitwa Mugwaneza Clarisse, ndi umukristo wo ku itorero rya Nyakabanda, niho nkorera umurimo w'Imana. Tugiye kubana mu ijambo ry'Imana muri aka kanya. Munsi w'ejo twari twaganiriye ku ijambo rivuga ngo ubuntu twagiriwe ntibube ubwo gupfa ubusa. Ubuntu Imana yatugiriye bwo kuduha agakiza, bwo kwibona mu muryango w'abana b'Imana ntibube ubwo gupfa ubusa. Uyu munsi turongeraho ibyenda kumera nkabyo, tuvuge ngo noneho ubwo twagiriwe ubwo buntu, Imana yongere twihishurire mu buzima bwacu, yongere twiyereke, twongere tugire aho tuva, tugire n'ahandi tujya. N'ubundi ni rwa rugendo rwa gikristo. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Turasoma ku murongo wa 19, igice cya 19, umurongo wa 5, wa 6 kugeza ku wa 8. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya 19, umurongo turahera ku wa 5. Dusome mu izina rya Yesu. Yesu ahageze arararama, aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba, amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha 4. Amen. Dusome ubuhanuzi bwa Yesaya. Yesaya ibice 6. Turahera ku murongo wa 1 tugeze ku murongo wa 8. Arasa nk'aho ari harehare, ariko ni ijambo dusanzwe tuzi abenshi. Dusome mu izina rya Yesu. Ngo mu mwaka Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa 6, 2 yayatwikirizaga mu maso he, yandi 2 akayatwikiriza ibirenge bye, ayandi 2 yarayagurukishaga. Umwe aravuga n'ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati, Uwiteka Nyiringabo arera, 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 isi yose yuzuye icyubahiro cye. Imfatiro z'irebe ry'umuryango ziranyeganyezwa n'ijwi ry'uwavuze ijwi rirenga, inzu yose yuzura umwotsi. Maze ndavuga nti, ni ishyano ndapfuye we. Uwo ni Yesaya wabivugaga. Kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi ntuye hagati y'ubwoko bw'abafite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami Uwiteka Nyiringabo. Maze umwe mu baserafi araguruka aza aho ndi, afite ikara mu ntoki ryaka, yakuje urugarama ku gicaniro, arinkoza ku munwa, arambwira ati, dore iri gukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe kugukuweho, ibyaha byawe biratwikiriwe. Numva ijwi ry'umwami Imana riti, ndatuma nde? Ninde watugendera? Maze ndavuga nti, ni jye, bari njye utuma. Amen. Dusoreze mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito. Rwandiko Pawulo yandikiye Tito, igice cya 2, turasoma umurongo wa 11 n'uwa 12. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ubuntu bukiza bugaragarira abantu bose ubwo ari bwo. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none dutegereje ibyiringiro
y'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Amen. Ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho ni iryo ngiryo, ni ryo Umwami Imana yampaye kuri aya manywa, ni rya rindi n'ubundi ritubwira ngo dukomeze kwigira imbere. Dusomye hano urwandiko Pawulo yandikiye Tito, ariho aramuhugura, ahugura n'abakristo bari bari kumwe. Aravuga ngo ubuntu twagiriwe bubu buntu budukiza, ntago ari ubuntu bwo kugira ngo dupfushe ubusa. Iri jambo Imana imaze igihe irimpaye, ariko yari impaye bitewe n'ibintu byari byadutse mu bantu, abantu bagenda bahinduka uko bwije n'uko bukeye, ubuntu bwarabaye ubuntu. Nakavuga ati twagiriwe ubuntu, nta rubanza tuzacirwaho. Ubundi iyo Mana ninde wababwiye ko ari ingome? Ubundi iyo Mana ninde wababwiye ko izaduhana? Ubundi ninde wababwiye ko Imana yadutwika? Murumva ibyo bintu yabikora. Ariko Pawulo ariho yigisha kuri ubu buntu, ni nawe wabuvuze, ni nawe abantu benshi babukuraho, bamwe bakabitwara uko bitari. Yaravuze ngo ubuntu twagiriwe ni ubuntu bw'agakiza, ni ubuntu bwo kumenya Kristo, ni ubuntu bwo kumenya Imana bwaciye muri Yesu Kristo, kugira ngo umuntu uwo ari we wese ku kigero cye asobanukirwe Imana, asobanukirwe imbabazi zayo, bidaciye mu gutamba ibitambo, ahubwo biciye mu kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Hanyuma arangije aravuga ngo rero ubwo buntu twagiriwe, Petero niwe wabivuze neza, aravuga ngo kera ntitwari ubwoko, nta nubwo twari abo kubabarirwa, ngo ariko none dore twigijwe hafi n'ubuntu bwe. Aravuga ngo ubu none dusigaye turi abami n'abatambyi mu bwami bw'Imana. Ubwo buntu rero twagiriwe bw'uko kera jye nawe twari abo kwa kanaka, muri ya miryango hamwe wirahiraga ukavuga uti twebwe abana bo kwa kanaka. Ntago mubizi se? Uti twebwe abana b'abasinga twakwereka, twebwe ba kanaka twakwereka. Buri muntu yari afite kera he, bari bafite kera he imiryango yacu. Abanyarwanda bari bafite kera habo, twari dufite ukuntu twiberaga aho ngaho, tukibera mu inarige. Ariko ubu buntu bwa Kristo iyo buje, budukura mu narige, bukadukura muri ya kamere ya kimuntu yo kumva ko twebwe hari icyo dushoboye, ahubwo bukatwigisha kwegera Imana buri munsi, kandi bukarushaho kutwigisha kongera kubaha Imana. Mu yandi magambo, hari igihe rimwe na rimwe wumva ikigero wubahaho Imana ukavuga uti nukuri ntako ntagira Clary, ndagerageza ndayubaha, nsenga buri munsi, ndaza ndarepeta, ndaririmba, nsenga y'itatu, nsenga y'ibiri, buri wa gatatu mbana nibyo rwose. Kandi nukuri turi mu rugendo twese tubikora neza, ariko narinje kongera kukwibutsa no kukubwira ngo nukuri ikigero ugezeho, umumaro ufitiye Imana uyu munsi, iyi saha, uramutse wongeye ugafata ubwo buntu bw'Imana yakugiriye, ukabukurura ukabumanura, ukabuzana iwawe, bugatura muri wowe, wakongera kubwira Imana ngo ngera mwami wanjye, unyigishe kongera kukubaha neza, unyigishe kongera kugukorera uko bikwiye, unyigishe kugira umutima uciye bugufi, unyigishe kongera kukubona kugira ngo menye ineza yawe. Haleluya. Pawulo rero ariho yandikira abo bakristo bari kumwe na Tito, arababwira ngo ubuntu bw'Imana twagiriwe ntago ari ubwo gupfa ubusa, ntago ari ubuntu bwo kuvuga ngo ibyaha byarababariwe ku musaraba byararangiye. Yego, Yesu yarabitubabariye, ariko niba yaratubabariye ibyaha, akatubabarira ubujura, akatubabarira ubusambanyi, akatubabarira ubwicanyi, akatubabarira amoko n'ibindi bitandukanye, ntabwo ari ukugira ngo abitubabarire hanyuma niturangiza tubisubiremo ngo ubuntu bwarabonetse. Hoya, ubuntu ntabwo ari ubwo. Ubuntu nubukubwira ngo wagiriwe imbabazi, nta giciro utanze, nta numa wagiye guhiga, nta ntama wigeze uzana, nta n'inka wigeze utanga, nta kiguzi na kimwe wigeze utanga, ahubwo hari uwavuye mu ijuru asiga icyubahiro cye, asiga ubwiza bwe. Reka mbabwire, ibyo bitambo byose majije kuvuga kera byari byarananiranye. Bari barirukanse inyuma y'inuma bikanga, bakongera bakajya gushaka izindi. Bari baratambye abana b'intama bakanga, bakajya gushaka abandi. Ibyaha bikanga kuva ku muntu. Imana iricara irareba iravuga ngo mbega umuntu uko mukunda namukorera iki? Umuntu ko numva nkeneye kubana nawe, ko numva nkeneye kugarura ubusabane bwanjye n'umuntu bwa bundi twari dufitanye muri Edeni. Niki nakora kugira ngo uyu muntu nongere mwiyegereze? Niki nakora? Haleluya.
Imana ngo irareba iravuga iti nakora iki? Yohereza abahanuzi, yohereza ba Eliya bagarura icyubahiro cy'Imana, baravuga ati bimenyekane ko Uwiteka ari we Mana. Yohereza ba Yesaya bangaba na ba Yeremiya, biranga. Yohereza Mose aramubwira ati genda ubaha amategeko, ugenda ubabwire ko ngewe nkorana nawe, ubabwire ngo bajye bakora iki, bareke iki, bakora iki, bareke iki, ngendane nabo mbakize, ndashaka kubagirira ubuntu. Irabohereza, ariko ngo bose birananirana. Bose birananirana. Wibuke ubwo bari mu butayu, Mose yazamutse agiye gufata amategeko y'Imana 10 uko ari 10, ageze ngo hejuru amara y'iminsi 40 n'amajoro 40. Akiriyo ngo babantu Imana yambukije inyanja itukura, babantu Imana yagaburiye, babantu Imana yagiriye neza, yakuye mu maboko ya Farawo, babantu Imana yatabaye, yakoreye ibitangaza bitandukanye mu maso yabo. Babantu ngo baravuga batari ko Mose ko atinze. Mose ko atinze, ubundi ubungubu ninde uri butubera umwami, ninde udusubiza muri Egiputa tukisubirirayo? Ayiwe, Imana irababaye. Imana ibabajwe nuko abantu bari barivovotera ko Imana itinze gusubiza ibisubizo byabo, barangiza bakavuga ngo noneho ndabona rero iby'Imana bitinze, reka ndebe ukuntu nakongera nkirwaniriramo gake. Icyamukagarukiraho wabonaga inzira ntazo, wabonaga byanze, uvuga utahari nongeye nkisubirira kwa kundi najyaga mbitekinika mbigenza, hari nibwo nabona uburengezi. Ariko nta burengezi buri muri Egiputa, nta burengezi buriyo. Burengezi buri ku Mana, burengezi buri ku Mana. Ngo bahita bavuga bati mureke twongere twiremere, dukuremo izahabu zose, tureme igishushanyo cy'Imana. Bundi kugendana n'Imana tutareba ntabwo birimo, mureke tureme Imana tureba. Ariko Imana iragaragara. Haleluya, Imana iragaragara. Imana twarayibonye, nukuri warayibonye. Wa mubyeyi wawe warayibonye utwita umwana akurira mu nda yawe utazi uko akuriramo, amagufwa akaremwa, ayandi akajyaho ubwonko bugaterana, yarangiza akaza ari umuntu nkawe. Imana iragaragara. Imana iragaragara. Umuntu kubyara umuntu, Imana iragaragara. Wayiburira hehe? Imana iragaragara. Imana iragaragara. Iyo uryamye ugasinzira ntumenya aho wari wagiye, wajya kubona ukabona iragize gutya iti ngaho byuko ngera ugende. Imana iragaragara. Iragaragara amanywa nijoro, wabimenya neza wagiye sehashika ukareba umuntu ukuntu agura umwuka wa buri segonda, nyamara wowe nta na rimwe ujya ugendana ibiro byawo mu ntoki gutya. Haleluya, Imana iragaragara. Nta stoke y'umwuka tugendana bene da, nta stoke y'umwuka tugendana, n'ubuntu bw'Imana. Nta n'umwe uhetse umufuka ku mugongo wuzuyemo umwuka ahumeka. Nyamara hari abatubona Imana ibagize gutya igakoraho gato, bagenda na bomboni bayikurura mu kagare. Nyamara n'ukuri ntabwo ari uko hari icyo watanze kubarusha, ntacyo, nta kintu watanze, nta kiguzi watanze. Yewe reka nkwibutse ikindi, no kuba wicaye ahangaha, no kuba warakijijwe, no kuba waritiriwe izina ry'Imana, nta kiguzi watanze, n'ubuntu bw'Imana, n'ubuntu bwa Kristo gusa. Ariko Pawulo aravuga ngo ubwo buntu bwe kuba ubwo gupfa ubusa. Uzi ko abantu tubijajatamo, uzi ko abantu tubijyamo tukabivamo, uzi ko uyu munsi tuba turi ku Mana, ejo tukajya kuraguza, ejo bundi tukirwanirira, ejo bundi tukiba, ejo bundi tugasambana, tukongera tugagaruka tugasenga. Ariko ubundi uwo mutima usambana ukazana imbere y'Imana ukaramya, ni mutima ki? Ni mutima ki? Umutima utagira ubwoba, umutima utagira isoni. Ese ubwo uretse n'Imana nyir'ingabo, nyir'ijuru n'isi, umuyobozi w'umudugudu we watinyuka kumwiba warangiza ukamujya imbere uti rero umuyobozi w'umudugudu naje waramutse neza, n'amahoro, kandi we nta nubwo areba byose. Hita wikurura wireba iyo uhagaze imbere y'Imana, uri mu buntu bwayo. Ubuntu bw'umwuka wayo yaguhaye guhumeka amanywa nijoro, ubuntu bw'umwuka wayo yaguhaye kubyara ugaheka, ubuntu bwayo burimo agakiza kayo karimo abadayimoni biwanyu batakigufata, batakikwirukankana, batakirara bakuniga, warangiza ugatinyuka ugasubirayo, ugasubira kwa Satani. Nukuri Imana yatugiriye neza.
Imana yatugiriye neza bene da. Imana yadukuye kure, mureke twa kuyihemukira, mureke twe kuyihemukira, twe kuyikoza isoni. Mu bantu Imana yagiriye neza uyu mugabo Zakayo nawe arimo. Dusomye muri Luka, Zakayo ngo yari umukoresha w'ikoro kandi ngo ari n'umutunzi rwose, ariko bizwi n'abantu bose ko ari umunyabyaha. Buriya kera hacu twese bari babizi ko turi abanyabyaha, kera hacu bari babizi. None se wagize ngo abantu ntibabizi? Barabizi ko wakijijwe, hari aho wavuye, hari naho wageze. Ubu hari ukureba akavuga tuzikana, atumubonye yarakijijwe, atugura muzi. Turashima Kristo waduhinduriye stati, agahindura abatwari turibo, akaduhindurira igisekuru cyacu. Ubu tukaba dusigaye turi abami n'abatambyi mu bwami bwa Data. Nari ndababwira ngo ubwo ni ubuntu bw'Imana. Nta kiguzi twatanze namba, nta na gito, nta n'icyo twari kubona. Nababwiye ngo ibitambo byari byananiwe, byari byananiwe. Imana yo kabyarira reba iravuga iti uyu muntu icyo yakora cyose ndabona byanze, reka nohereza umwana wanjye. Haleluya! Hashimwe Yesu wemeye kuza kuducungura. Imana ngo yohereza Kristo. Mu nama y'agakiza nararebye, somye mu bice 5 by'ibyahishuwe ngo niho Yesu yari ariho yitangira itorero. Yohana ngo abyeretswe rero ngo abona mu ijuru habuze n'umwe. Bari babuze. Ntabwo kugucungura wowe nanjye byabaye ibintu byoroshye. Bari bashatse undi watwitangira arabura. Ibimasa byari byananiwe, intama zananiwe, inuma z'intungura zananiwe, byanze bavuga bati umuntu ararimbutse tu. Ibyo Satani yagambiriye agiye kubigeraho. Imana yari ifite umwana wayo umwe w'ikinege, wa undi yafatanyije nawe kurema isi. Umwe bavugaga ngo tureme umuntu, umwe bavugaga ngo tureme isi, umwe bavuganaga bakabwirana ngo dukora iki. Imana yo kabyara. Kristo aravuga ati reka nkugendere papa, reka nkugendere Data, nkucungurire umuntu. Ndashaka kumugirira ubuntu. Uyu muntu nta kintu yabona yaguha Data, ntubizi. Uyu muntu nta kintu yifitiye. Uyu muntu imbabazi zo gusaba buri munsi arazigusaba agasubira gukora ibyaha. Uyu muntu nta kintu yabona. Uyu muntu nuwo kuvuga gusa. Aravuga atari ku rukundo rwanjye rwinshi, mbabazi zanjye nyinshi. Uyu muntu wazajya uzimureberamo, warangiza ukanyemerera nkamanuka nkamucungura. Namara gucungura uyu muntu nahita nohereza umufasha. Haleluya! Nahita nohereza umufasha umukwiye. Niho yavuze rero muri Yohana 14 mu 8 aravuga ngo ntabwo nzabasiga mwenyine, sinzabasiga nk'imfubyi, majije kubacungura. Ariko nubwo mbacunguye sinakora ikosa ryo kubasiga nk'imfubyi. Aravuga ngo nzabasigira umwuka wera. Aravuga ngo wazabana namwe ibihe byose. Haleluya! Aravuga ngo azabamenyesha ibyenda kuba ndetse azababwira nibyo ntababwiye. Uwo niwe rero Kristo waje mu ishusho y'umwuka wera. Aravuga ngo nzabana namwe, mbarinde, mbakuyakuye, mbigishe gusenga, mbigishe ubuntu bwanjye, mbigishe gukizwa umunsi ku wundi, umunota ku wundi, kugeza ubwo nzabishyira mushyitse kandi mukwiriye. Haleluya! Ubwo nibwo buntu twagiriwe. Ni ubuntu bwo kubona Imana yabonye ko twananiwe ikohereza umwana wayo akadukiza, yarangiza ikabona itadusiga twenyine, igasiga umufasha udukwiye. Icyampa ntukerense ubuntu wagiriwe. Icyampa ubwo buntu ntibukwemerere umwuka wera twasigiwe nk'umufasha ntakwemerere gusubira mu byaha ngo wongere ugaruke n'ibiganza byuzuye ibyaha mu nzu y'Imana. Icyampa ugahura na Yesu uyu munsi. Iki gicamunsi ntabwo mvuga guhura na Yesu ko umuntu uhuye nawe bwa mbere, ahubwo wongera uhure nawe. Zakayo yahuye nawe ntabwo yari amuzi. Amajije guhura nawe ngo yumvaga bavuga ngo Yesu w'i Nazareti, ngo bakozi be. Aravuga atari ku uyu mugabo ko numva avuga igihugu cyose wahaguruka nanjye nkajya kumushaka. Ngo yari umukire atunze, ariko ntabwo yari afite ubuntu buturuka ku Mana. Ntabwo yari abufite. Usubiye inyuma ushobora gusanga ibitambo yarabitambaga. Usubiye inyuma ushobora gusanga yarajyaga mu materaniro. Usubiye inyuma ushobora gusanga yarakoraga imihango itandukanye nk'iyo natwe twese twakoraga. Ariko ubuntu bwari butaramugeraho buturuka kuri Kristo.
ngo Yesu amubonye rero, dore ukuntu mukunda n'umunyembabazi, atambuka ngo Zakayo yari yigiriye mu giti yunamye avuga ati ndacungira hano. Haleluya! Yesu ngo amubone aravuga ati Zakayo ntabwo ngucaho, ubuntu bwanjye ntabwo bugucaho Zakayo. Nawe ariho arakubwira uyu munsi ngo ubuntu bwanjye ntibugucaho. Aravuga ngo Zakayo, Zakayo ururuka, Zakayo ururuka, uyu munsi ndarari wawe. Zakayo ngo yumve iryo jwi aravuga ati bishoboka ese bishoboka bite ku mwami wanjye yamenya? Aravuga ati nanjye burya nzi mu izina, nawe akuzi mu izina. Ururuka, uyu munsi ararari wawe. Ururuka yo kongera kuba uw'abahanuzi bajyaga baguhanurira abo wawe. Ururuka uyu munsi ugendane nawe. Ururuka umufate ukubako nawe agufata ukundi. Urugendo rusigaye mu rugendane kugera i Siyoni. Abwira Zakayo ati ruruka uyu munsi ndarari wawe. Erega burya Yesu ntabwo abashaka kuza kutubipa, abashaka kurari wawe, abashaka gutindana nawe, abashaka ko umubera umwigishwa, abashaka kwicarana nawe mugatindana. Waba uri mu kazi mukaba muri kumwe, waba uri mu kurya mukaba muri kumwe, waba uri mu guteka mukaba muri kumwe, aho ugenda hose Yesu mukaba muri kumwe. Waba uri mu nzira ugenda ukagenda uganira na Yesu, akajya kubwira ati mwana wawe wabibonye nibi, nawe uti nabibonye papa, timbigenze gute? Sagahita akubwira ati bigenze gutya rata. Haleluya! Uwo niwe Yesu ugomba kuza mu buzima bwacu. Ubwo nibwo buntu twagiriwe, ni ubuntu butumenyesha Yesu, bukatwigisha kubaha Imana umunsi ku wundi. Hanyuma Yesayi ubu buntu nawe yarabugiriwe. Nyuma yuko Yesu akijije ba Zakayo, batari bazi Imana ho na gato, bayumvaga mu mateka. Ngo abantu baravuze ngo ese ngo birashoboka bite ko yajya kurara ku munyabyaha? Ariko data ntarobanura ku butoni. Ni umwami mwiza, upfa kuba wamwemereye, upfa kuba waje gusa. Waje kandi waje ufite inzara n'inyota. Nawe yakubonye, nawe ariho aravugana nawe, ngururuka. Uyu munsi ndarari wawe. Uyu munsi Yesu ararari wawe. Uyu munsi ni wowe yaje gushaka. Ntabwo ari uriya muturanyi wawe, ni wowe. Ni wowe yaje kureba. Ni wowe watumye ava mu ijuru araza. Azazanywe no kugira ngo aguhe agakiza, imbabazi, kandi akugirira ubuntu. Ntabwo wari kubona igitambo, ntabwo wari kubona icyo utanga iyo atatugirira ubuntu. Ntacyo twari kubona dutanga. Zakayo nawe yahawe imbabazi. Ahabwa imbabazi atarazi Yesu. Ariko hari undi muntu nasomye arantangaza. Uyu muntu witwa Yesaya. Yesaya igice cya mbere, icya kabiri kugeza ku cya gatandatu. Yesaya yari umuhanuzi. Yari umuhanuzi ahanura, avuga Imana, avuga ati muraje murapfuye murarimbutse. Ariko Yesaya yumvaga Imana, ariko yari atarabona Imana. Birashoboka ko twagendana n'Imana tuyumva. Ntabwo umwana akura ngo ahite yuzura ingobyi. Hoya, gukura n'urugendo rwa buri munsi. Ahubwo icyama ntusikigingire, kandi ntiwifuze kuguma aho uri, ahubwo ukifuza gukura mu buryo bw'umwuka. Haleluya! Yesaya rero ageze igihe cyo gukura, ngo hari mu mwaka wa Uziya yapfuyemo. Hanyuma ngo arangije agiye kubona, ngo abona agiye mu iyerekwa, ngo abona umwami Imana yicaye ku ntebe ahirengeye. Yesaya nyamara yari yarahanuye, ahanura byinshi kandi bikaba, kandi agahanura ibintu rwose bifatika. Uzi ko wahanura ariko utarabona Imana. Uzi ko wahanura uyumva ariko utari wayibona. Icyama uyu munsi ukabona Imana, waririmba urabona Imana, cyakora wakorera Imana utarayibona ariko uyumva. Wagenda uvuga ko uyikorera ariko utari wayibona. Icyama uyu munsi ukayibona. Icyama ikakwiyereka, kandi buri muntu agira umunsi wo kugira ngo Imana imugenderere imwiyereke. Buri muntu arawugira. Abo ukomeye, abo woroshye, abo wabyize n'utarabyize, abo ubizobereyemo n'utabizoberemo, buri muntu akeneye Imana kuyibona. Kuko iyi Imana wayibonye ihindura ubuzima bwawe, irabuhindura 100%. Yesaya amajije kubona Imana, ngo ahita yimenyaho ububi bwe. Haleluya! Shima Yesu. Iyo umucyo uje muri twebwe, duhita tumenya ububi bwacu, tukamenya intege nke zacu. Yesaya ngo ahita avuga ati ayiwe, mbonye ishyano. Nyamara yari umuhanuzi, yarahanuraga bikemera, nka kwa kundi babandi bahanura, nka kwa kundi nawe uhanura. Yararirimbaga bikemera, abaririmbyi bagenzi banjye, yakoraga umurimo w'Imana bikemera. Ariko abonye ubwiza bw'Imana, aravuga ngo mbonye ishyano, kuko ndi umunyaminwa yanduye. Ahita yimenyaho intege nke ze, ahita avuga ngo ndi umunyaminwa yanduye, kandi si icyo gusa, ahubwo ntuye hagati y'abanyaminwa yanduye.
aravuga ngo mbonye ishyano. Mu yandi magambo yahise aca bugufi aravuga ati mbabarira we, mbabarira ntunyicire hano Uwiteka. Uwiteka aravuga ati humura, ntabwo ndi umwami wica, ndi umwami ukiza. Aravuga ati ndi umukiza. Ngo ahita abwira abamarayika bati dore mbonye umutima we, mbonye umutima we, mbona ni umutima uca bugufi, mbonye umutima we, mbona ni umutima ukeneye imbabazi. Ahita avuga ati ngaho nimugende mumweze kandi mumutunganye, mumumareho gukiranirwa kwe kose, hanyuma tumukoreshe. Yesaya ngo ahita amanuka aca bugufi arunama. Marayika ngo araza amukoze ikara ryaka ku munwa. Hanyuma Yesaya ngo ahita abwirwa ngo ibyaha byawe n'ibicumuro byawe byose urabibabariwe. Ako kanya ahita agira ihishurirwa, ahita avuga ati data, yumva ngo ijwi riravuze ngo ndatuma nde, ninde watugendera? Yesaya aravuga ati mbere nari naragiye numva ijwi ryawe, ariko noneho ndi kukwirebera, bari njye utuma data nakugendera. Erega data wamugendera. Haleluya. Akeneye abantu nkawe yatuma. Akeneye abantu yakweza agatunganya, bakagenda bakajyana ubutumwa ariko busa nabo, busa n'ibyo bavuga, ubutumwa busa n'ibyo turirimba, ubutumwa busa n'ijambo twigisha, ubutumwa busa n'ibyanditswe. Arabakeneye, arabakeneye n'ukuri. Yesu aragukeneye. Yesaya ngo aravuga ngo bari njye watuma. Hanyuma ngo Yesaya aragenda. Kuva icyo gihe Yesaya ntabwo yongeye guhanura ibintu ngo namara kubihanura yumve ni ibintu biri aho ngaho bijenjetse gusa. Yatangiye guhanura iby'agakiza. Haleluya. Yatangiye guhanura iby'agakiza. Mbere yabonaga ibyaha by'Abisiraheli, ariko atangira kubona imbabazi z'Imana, abona agakiza. Ubundi iyo wawugiriye ubu buntu hejuru yo kubona ibyaha by'abantu, ubona imbabazi z'Imana zibiri hejuru. Ubona ubuntu bw'Imana, ubona ko abantu yego bacumuye, ariko ukabona inyuma yo gucumura kwabo hari imbabazi z'Imana kandi hari n'urukundo rwayo. Hanyuma ahita abwira abantu ati dore umukiza azaza, umwami azabavukira, azaza ari umwami w'amahoro. Abahanuye Yesu mu bice 7, aravuga ngo azitwe Emmanuel, dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, azabaje kubera umwami w'Abisiraheli n'umukiza wabo. Aravuga ngo ingoma y'amahoro izaba mu biganza bye. Haleluya. Icyampa ukabona Imana ku rwego wongera kumva ko uyibonye. Birashoboka ko wayumvaga rwose, abakozi b'Imana bakayivuga ukayumva, ariko icyampa ukihurira nayo. Data waba uri mu gusenga, uri mu cyumbi wawe usenga, uri mu kazi hahandi ujya wigobeka ugasenga Imana, icyampa ukongera ukabona Imana ugahishura. Imana igakora ku maso yawe y'umwuka kandi igakora ku matwi yawe, wongera winginga Imana ngo Mana nkubone bundi bushya. Tugiye gusenga. Turasengana n'abantu b'ibyiciro bibiri. Ushobora kuba uri hano ukunda Imana, umeze nka Zakayo, uhora wumva bavuga Yesu ukavuga uti cyama nkajya, reka njye kwiyumvira Yesu, reka njye kwiyumvira mu gakinjiro ukuntu bavuga Imana neza, reka njye kwiyumvira aho baramya bahimbaza, mpita numva umutima wanjye uguwe neza. Ariko Yesu arashaka kugira ngo wururukuze maze mubane. Uyu munsi arashaka kurara iwawe ngo nawe umutware. Waba uhari utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, wamanika ikiganza tugasengana Imana. Waba uhari utari wamwakira, ntabwo biteye isoni, natwe twigeze tumwakira. Waba uhari waje uri umushyitsi cyangwa usanzwe uza hano buri munsi, nta muntu uhari. Niba ntawe uhari turakomeza, ubwo ni ukuvuga ngo twateranye n'abakristo gusa. Impanda iramutse ivuze twese twasanga umwami Yesu ku bicu. Hanyuma abantu b'icyiciro cya kabiri ni abantu bumva bakozweho nka Yesaya, bakavuga ngo ni ukuri mwami wanjye, najyaga nkuvuga, najyaga nkukorera, ariko mfite iminwa yanduye, mfite ibyanduye biri muri njyewe imbere, aho wowe wamuritse. Ugiye guhaguruka dusengana Imana, wibwira Imana, uyibwire utumurika hatabona aho umwijima uba. Manika ibiganza imbere y'Imana, kuko ubu niri kukweza, niri kukuvugana nawe, niri kugutunganya. Uyibwire ngo Mana ndaje ukondi, weza ubugingo bwanjye kandi unyihishurire bundi bushya. Data turagushimye, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe, tugushimiye ubwoko bwawe bwaje imbere yawe, tugushimiye ko uri umukiza kandi uri umwami w'imbabazi, tugushimiye ko Data kuva kera kose washakaga icyatuma umwana w'umuntu umugirira imbabazi n'ubuntu. Reba mwami uyu mukumbi wawe kuri imbere, bazamuye ibiganza mwami kugira ngo wongere udukoze ikara ku munwa, wongere utweze, wongere udutunganye. Tunganya abato n'abakuru, tunganya mwami wanjye abishoboye n'abadashoboye. Uwiteka atanga imbaraga muri iri
materaniro, abumva ubu butumwa bose ubaha imbaraga, ugutabaza wese mwami umutabara umurengere, uko warengeye Zakayo ukamukiza ibyaha, akavuga ati ibyanjye byose ngiye kugenda mbigabanya abakene, ubuntu bukinjira muri we, imbabazi zikinjira muri we. Aba ariko natwe tugenderera Data, ubuntu watugiriye budukize, bugira aho butuvana bugire naho butugeza, kugira ngo mwami tutabibikuri mu by'umwuka, ahubwo turushaho kwigira imbere. Ongera utwigize imbere Data, ongera wigize imbere abagabo bari hano, ongera wigize imbere ababyeyi bari hano, igize imbere urubyiruko ruri hano, igize imbere buri wese mwami wanjye mu cyiciro wamuhamagayemo, yongera kubone bundi bushya nk'uko Yesaya yakubonye, yongera guhishurirwe, maze Data tugira ibikoresho byawe by'umumaro bigukorera Data byishimira. Ni mu izina rya Yesu dusabye twizeye, amen.